meze neza ntabwo uri kubibona ariko ishuri rimeze neza baribaza ariko cyane kubona barabyibushye si muri cyane ntabwo nabyibushye ni ukubera ishuri ishuri nyine rimeze neza n'abaye agashizi mu kigo suzi cya giheru kaniga ntabwo ari kubona urashyitse twemeze ko naherukaga wambaye ijipo ndende byaje kugenda kareka ibyo byaragiye nyine wagiye ku ishuri uhura na twa dushinzi twaho urumva turaguhiza kandi bisi nawe ukabona n'umurongo usenga mu badeperi reka ibyo gusega se biracyabaho reka reka rabiriyo bibaho ngo nsigaye mva ndyoshye nturuka ikigo meze neza nta mwarimu ukivuga ariko ari nimba nawe mwagize amahirwe ntabwo umeze neza ndi kubibona ko utameze neza pe waranarutse ntabwo nabaye mu maso ntabwo uzi ko cyagiye nyine ukuntu twiga grade mva dusabana ntabwo nyine ntabwo bikiri nka mbere urumva wabaye ni ibibazo nyine byo mu rugo ko hano nagusize umeze neza ubu icyo ushaka tujya ku ishuri byagenze mbana n'umugore nimba ari mama nimba atari mama umugore mva yankuye mu ishuri ubuki urabizi ko ntakiga bizi ko nazaga tukitera tukisekera ariko sha ntabwo nyine bigiheruka kuva najya kwiga bodi nsigaye mbona nyine ntabwo nari maze nyine shareba ukuntu wowe umeze ahubwo ndi kukubona nyine nkabona agashaka yanyisha ariko nta kundi nabigera nyine Imana warahindutse pe nese ubuhamya Imana nagusize umeze neza ngaho urumva nyine akazi ka hano ni ngiye bagahariye papa yaragiye nsigaranye nimba ari mama nimba ari iki ntabwo mbizi ahora noteza buri munsi n'umukasi wawe ntacyo nshaka gukora ngo kimunyure baragwe habe na kimwe ntabwo nabyemeye ukombeshya shamwe shama muri ku mata njye n'ikijumba kitanagira ikigishimwe niyo mpamvu tumeze neza ariko ntabwo njye n'ikijumba kitanagira igishimwe ariko shareba nyine wowe gatoto kaje oya winsetsa aho winsetsa guseka nishimye nanjye ndabyumvisha ntabwo meze neza ni ukuri ko nakumbwiye nyine ngambwira ko byagenze mbese nyine wowe tuza urabizi ko twigaga no imbere dusabana nyine tukajya ku ishuri tukirirwa duseka ntabwo nyine ariko bikimeze ko uwo nita ngo ni mama yankuye mu ishuri byagenze gute yamaze kugenda nyine papa nyine ngo yaragiyaga mu mpamvu z'akazi nsigana n'umuntu nimba ari mama nimba ari umugore sinzi ahantu yamukuye pe ariko umukobwa ahora anoteza agutoteza gute se amukango nta kindi tongo ntacyo maze nyine akanyuye kubera nyine akanyereka ariko ntari mama bizi byose bikora kubera iki hari impamvu ubwo hari nyine njya nibaza yuko uriya muntu atari mama kuko yaba ari mama ntabwo yakambwira rero amagambo agana kuri ariko ntabwo ari mama wawe ari njya mbireba nanjye nkabona ntabwo ari mama koko ntabwo ari mama wawe tu kuko hari igihe asanga ndi nko koza ibyumba akaza akamagara hejuru akambwira ati we kubera icyo utari kurangiza ibyamo ngo ujye gukoropa kandi ubwo mva imyenda ntifuze niba urebye imirimo igiye kunyica mu rugo umva reka mugire inama rero wegeye ujye kumurega hano niko papa wawe urabizi neza papa wawe ahubwo umva n'ikindi papa rero ntabyase kuki utabimubwira se ubuzima reba kumusigiye warangaye nshobora kubimubwira papa akazasubira ku kazi noneho akahita anyirenza burundu akahita anyirenza njye nibwo bwoba mfite kandi njyewe ndacyashaka iminsi yo kuba papa ashobora kugaruka nkamubwira ukuntu byagenze yasubira mu mpamvu z'akazi akaba bayirengeje ariko nubwo ari umubyeyi wawe uramutse umubwiza izo mpamvu ahubwo yagusakira ikindi kintu ukuntu waba mu buzima rimwe muri ukuntu wanganye njye nkwera ukumeze neza ukuntu usigaye wikenza ibitenge none nakora iki nyine ibitenge mana asanze nanagikuyemo ahubwo ewe ubu ngubu do mpera ku munsi wa mbere nambaye imyenda papa yamusigiye amafaranga menshi ubu nta nubwo yanasubira no kwibwiza basi anangure n'akajipo cy'agapira njye nakubonye dore kuva nayo nava mu ishuri n'imyenda nkoramo ubuki tuma dusoje igihembwe cya kabiri ntabwo nabyemera ari uri kumbeshya pe uzi ukuntu papa mukunda kumbe kuko mani reba ukuntu usigaye ungana none reba nawe indukira ndende ngira inama nk'umunyeshuri twiganye sha wowe umeze neza ubu ndabizi twadutipe ahubwo mani wituma nseka basi wakaje tukajya kwibera mu rugo Buyurunuz. Siz de gelin.
Igihe sangahe? Igihe sangahe? nta nisa yari yashira ariko Umunsi wasoje se? wese umeze neza Shimuse waryo wazi ko dukunda. narabyanze ariko Kubera iki nyine bitakunda? ntabwo byakunda Nyine mu ariko narakwangiye sinzi impamvu icyo kiganiro ushaka kukigarukaho kuko njye ucumura kubwira ikintu n'ucupa. njyewe narakwangiye Warabyanze. narabyanze Okay. No. Kanjye sibyo? Sichana nikinda kabisa. Ariko nawe weze nk'ikigazo. Nikinda kana irandikira bayita. Muri twakiraga muri Vietnam. Wito kuriki. Bana bajya gukora siporo none sita nazo ngiye kuzabikora. Nukurikira ushaka kwifata nka riseri kandi ushaka kurinda abakobwa. Ushaka kurinda ubitekereza ibindi bintu. Biriya ntaki irari ni imikino bayita. ntabwo ariko bakina wabo kuyikinira ndabona ngararira kuri ntabwo ariko bakina Hello? Hello? Mwiriwe. Mwiriwe neza. Uraho? Ndashima Imana. Wamenye se? Gusa ndabona namba bwa mbere nkibonye. Mwa muturanyi wanyu. Muturanyi wanjye. Mwa mwana wari waragiye ku ishuri Rebeka. Wavuye ku ishuri? Navuye ku ishuri. Ubu ejo bundi nje muri vakansi. Kubera akazi kenshi rero ntabwo nzi ko vakansi yatangiye kabisa. Se nibazaga impamvu iwanyu nyine hahura intambara nyinshi. Intambara zigenda gute se bimeze bite kandi? Ntabwo iwanyu bimeze neza rwose. Murabyumva. Akajyahamagara umugore akambwira ngo ibintu bimeze neza. Wapi ntabwo bimeze neza, umwana wawe rwose baramubangamira. Ese amakuru ko nabanze ejo muri twavuganye bakambwira ko ameze neza ra? Nanjye kuko ari umukobwa mugenzi wanjye ndabibona, nanjye niba mfashe umwanzuro wo kuguhamagara. Bigeze bikubwiraho se? Twaraganiriye noneho mama uriya mugore wawe yasanze turi kuganira yaramwishe. Ntabwo bigeze ko nanze ko umwana wanjye amufata neza. Sha wapi rwose abayeho nabi, ubuzima arimo nta muntu wabwishima, yaramutoteza ameze n'umukozi. Umukozi yaramwirukanye, ubu usigaye ari umukozi. Baba umukuru wanjye wajya mu makuru nyine ukuntu mu rugo bimeze, agiye mu kazi rero ntabwo nabibona amakuru neza ko ibintu bimeze neza, najya ahamagara madamu akambwira ngo bimeze neza, ibintu ntabwo none nuko bimeze. Umva nanjye ndi narabuze nimero zawe ngo nguhamagare, sha nyine nimero zawe nazisabye sister wanjye, numvaga nshaka kubikubwira. Na sister wanjye nyine narayibubwira ati rwose hari ahantu umukobwa bafata naba, arambwira ati yaguhaga amakuru mbere nyine yabonaga bimeze neza, ariko hari ikibazo.
bigenda kumeze kimeze kubikunze ko bameze neza. Se madamu wawe nta kintu aba yakubwiye? Ikibwira ko ibintu bimeze neza ari amahoro nta kibazo gihari kugira ngo umwana tukavugana numva nta kibazo bafite. Shora umwana ntabwo Alice ameze neza pe, ni ukuri abayeho nabi ku rwego rwo hejuru, ngo niba ngo yarafungishije umusaza w'umugore wawe. Umugore wanjye se bahuriye kandi umusaza w'umugore wawe n'ubundi aba mu cyaro n'ubundi batabana. Aha, nuko nyine nabyumvise ngo yaramufungishije ngo yamufashe ku ngufu rero. Byose birimo kandi Yamufashe ku ngufu nyine baramufungishije. Umugore nawe yakumva ko umusaza we yari ari mu makosa, wowe wumve ko yari mu makosa, amakosa yashyira nyine ku mwana wawe rero sha. Yego numva bibabaje, none se nakuntu wamfashe ukaza kureba ukuntu wajyayo ukamurimo tukavugana we. Yenda kuyaza. Uriya mugore wawe yanyica nanjye mva nari nicaye nyine hanze kugira ngo mbone uko mbikubwira, ahubwo hari utundi tuntu nanjye nari ngiye gukora gusa nyine umenye ko umwana wawe atabayeho neza. Urakoze cyane kabisa kandi ukuntu namenya amakuru ye neza kuko numva n'urugo rw'umucuranzi kabisa kandi ukuntu namenya. Merci. Nawe bye. ntukavuge ngo umugore wawe ngo bajya mu bandi bagabo nawe ntiba woroshye nubwo njya mubikira oya ndabizi nawe uraje ugiye kugura indaya ndabizi. aya nandaye Cyo kibazo. nandaye Rero nyine ukuntu ibintu bimeze mwana. Mfite madamu urabizi na ibyo byo ndabizi kabisa. Kuvuga ngo rero ahubwo se ntaguciye mu ijambo ameze neza ara uravuga ibyo nashaka kubwira mwana. Kuvuga ngo madamu wanjye tumaze iminsi tutabanye neza, sinzi ikibazo gihari. Abizi ngewe n'ubundi mba nibere mu kazi n'iki amashansiye nyine nk'umuengineer, ariko ntago muri iyi minsi ntago biri gufitinga neza mwana, ntago tubanye neza. Sinzi ngo wenda icyabiteye ni iki cyangwa icyatumye yenda bigenda uko ni iki, ariko ntago ari neza kabisa. byagenze biri Sasa madamu wanjye turavugana amwohereza amafaranga, ejo bundi noneho namwohereje 150 guhahisha nyine ibintu byose bikemuza ibibazo. Hashize iminsi 2 urumva namwezaga ubundi 50. Hashize iminsi 2 ahita n'akandi mafaranga. ubwo ndabyumva iryo ryitano wamwohereje n'iry'iminsi nk'icyumweru N'iry'icyumweru nyine namwohereje, hashize iminsi ahita n'akandi mafaranga. Kandi namwezaga 50 n'undi akamara icyo cyumweru. ese yaba afite ikindi kibazo se cyangwa idene cyangwa ubwo wasanga afite ikibazo atakubwiye kuko ibyo bintu byaba bikabije. Nibyo naramenya neza, ariko nyine uko byenda kose hari ikibazo. Nuba yarahezaga umuntu 50 akamara n'icyumweru, akamwohereza 5 akarimara iminsi 2, urumva ni ikibazo. None ikibazo rero nyine yanatangiye kubikerekera nk'umuntu wanjye, ni iki ngira inama nyine nshaka ngira inama. Ngenda kugira inama no ubyumve gusa tu. Ejo bundi twaravuganye, ntabwo amakuru yari meza, nze gute numva ariko hari ukuntu tutari kumvikana duhuza neza. Mubaza ku mwana wanjye numva ntabwo ariko amakuru neza, ameze neza cyangwa uzazigira ukuntu. Alice Iyo umuntu atangiye kugira ngo ameze neza cyangwa uzaze umwirebere rero, kwanza haba arimo akabazo. so bize se ko abana na ba mukase batajya bakunda guhuza cyane, wasanga ari umwana wananiranye cyangwa madamu wawe niwe byashoboka. Gusa nyine wenda bijya bibaho. Gusa ikindi madamu wanjye se cyambere cyo uwo mwana ntago azi ko ari mukase n'ubundi, ntago abizi, yazi ko ari mama we. Ntago rero yapfa kumenya ngo bimeze gute na gute, kandi nasize babanye neza nta kibazo cyagihari. ni umwana wahindutse wigize iki, ariko ukuntu abana nabo bahinduka ugasanga batangiye kunanirana nyine ukababwira ntibashaka kumva. Uyu mwana ikibazo umwana yarahindutse, niwe twakavuganya akambwira ati rero ntabwo turi kufiringana ibi n'ibi, ntabwo turi kumvikana kuri ibi, ariko ngewe tuvugana n'umugore nyine nkumva ahubwo niwe kibazo. Namubaza amakuru y'umwana ni meza cyangwa uzaza umwirebere. ahubwo ngewe ikintu numva cyakorohera wareba ukuntu usaba uruhushya bose
ukagera mu rugo ukareba nimba ayo makuru nyine baguhaye nimba ariyo, ntabwo ari ngombwa guhita uhutiraho ibintu ngo barambwiye n'iki. Mwana urabizi iriya shansiye imbere y'itatu urumva kandi ngiye n'ubundi ubikoraho nyine nawe urumva rero ntabwo wamara iminsi itatu ahantu ugenda utakoshya bose uragomba gukomana nk'umuntu wawe. Umukire nimba yumvikana ari umuntu koko wumvikana, uruhushya yaruguha ukagenda ukabanza ukuruganiza. Ngende kwibaza nyine igihe gishize ngahita nsubira mu mwaka urushya ngo ngiye mu rugo n'iki harabizamo urugendo runini mwana. Oya wikishyiramo ibyo bintu ngo harimo urugendo runini, none se urareka urakomeza mu kazi umuryango wawe urimo urashwana. Gusa nyine umwana ashobora wenda kuba bamubangana cyangwa afite ikibazo runaka. Oya witangira kwishyiramo ngo baramubangamira ahubwo wasanga ari bubangamiranye. Ubanza ugenzure nk'umuntu w'umugabo ukireka guhita uhutiraho. Nabyo byanashoboka yenda ko nawe yenda afite nka defo ariko njyewe ukuntu mbyumva n'ubu umwana yanahindutse niwe yenda wahinduye mama we n'ubundi uwo yitwa mama n'ubundi cyangwa nanone akaba yamenye ko atari we nyine kuko n'ubundi ukuntu foromire yari imeze uwo mwana n'ubundi arazi ko ari we nyine nawe amubwira ati ni njyewe nyine sibyo. Rero urumva n'uwenda ashobora kuba yaraje kubimenya yenda bikaba ibindi bintu cyangwa umugore akabimubwira ati meze ukuntu ukwiye ati ntabwo ari njyewe mama wanjye. Njyewe mwana njyewe nashakaga nyine ngira inama tu sibyo kuko mwana ndakomeye tujye ubona mani nseka n'iki bisaba mwana nyine ari ukuntu ari mu kazi tuba tugomba kwirengagiza nta mpamvu yo kubwira abakozi nabi, ariko ako kantu nkubwiye wowe genda ushake ukuntu wakakuruhushya. Iminsi ingahe kuko ndahera yamubwira ati umuruhuko ariko siko numva wakomeje iminsi ingahe rega n'umunsi wawe umara ukongera ukamwakurushya ukagenda. Cyamana kanze ngende ngerageze gusa nyine mani Utekerezeho nanjye ndabona ari wanindiye ahubwo sinzi nimba ndasanga ativumbuye ahubwo reka ngusezere nakundi mani gusa nyine mani yenda tuzahuza nyine nkubwira ngo imeze gute na ari umusaza.